ese uyu mukobwa ni umwana wanyu mwibyariye? Ikibazo cyatunguye ababyeyi b'umwana. Mu buzima hari abantu twabuze twibwira ko tuzongera kubabona ukundi. Hari amaso yarize imyaka n'imyaka ategereje igitangaza cy'Imana, ariko rimwe na rimwe ubuzima butegura ihuriro ritangaje kuruta inkuru zose zanditswe mu mafilime menshi agiye atandukanye. Iyi ni inkuru yo mu Bushinwa, nanjye nzanye ngo nkubarire maze wiyumvire ukuntu Imana igira neza kandi itangaje. Mu mujyi wa Suzhou mu Bushinwa, abantu bari bateraniye mu bukwe bwiza cyane. Umunsi wari uw'ibyishimo, umusore n'umugeni cyangwa se umukobwa bari bagiye kurushinga. Inshuti n'imiryango yabo yishimira umunsi wari utegerejwe igihe kirekire, ariko nta n'umwe wari uzi ko uwo munsi wari ugiye guhinduka amateka atazigera yibagirana. Mu gihe imyiteguro y'ubukwe yaririmbanije igeze ahakomeye, nyina w'umusore yitegereje umugeni. Ntabwo yamurebaga gusa nk'uko abandi bamubonaga, ahubwo yari afite amatsiko yo kureba umukazana we. Hari ikintu cyamufashe ku mutima akimara kumwitegereza. Amaso ye yaheze ku kiganza cy'umugeni, akomeza kumwitegereza cyane. Yabonye ikimenyetso cyihariye cy'amavuko cyangwa se birthday mark. Mu kanya gato umutima we watangiye gutera cyane, gusa akomeza kumureba cyane kandi akomeza kwitegereza ikiganza. Ariko ko yakomezaga kumureba niko yarushagaho kwibuka ikintu gikomeye cyane mu buzima bwe. Uko yamurebaga niko yarushagaho kwibuka umukobwa we wari warabuze kera. Imyaka irenga 20 yari ishize uwo mwana w'umukobwa yarabuze. Yamushatse ahantu hose uko bishoboka kose, yararize, arasenga, arihanagura, ategereza ububasha bw'Imana, ariko imyaka yakomeje kwicuma, nta makuru ye n'amakiya yabonye. Ngaho tekereza nawe umubyeyi wabuze umwana we, hanyuma akajya kubona umuntu usa nawe cyangwa se ufite ikimenyetso nk'ike nyuma y'imyaka 20. Birumvikana ko umutima we wari ubabaye cyane. Kuri uwo munsi icyo kimenyetso cyongeye gukangura ibyari byarasinziriye mu mutima we. Atitaye ku bari bari mu birori cyangwa se uko ibirori byari bimeze, yegereye ababyeyi b'umugeni maze ababaza ikibazo cyatunguye abantu benshi, ari nacyo twahereyeho. Ese uyu mukobwa ni umwana wanyu mwibyariye? Birumvikana nk'ababyeyi b'umukobwa nabo baguye mu kantu ndetse baratungurwa cyane bijyanye n'ikibazo bari babajijwe. Niko ko ababyeyi baratunguwe cyane, maze baratuza bamara akanya batavuga, maze basobanura ukuri bari bamaze imyaka myinshi babitse. Bavuze ko kera cyane basanze uruhinja rwatereranwe ndetse ruri ku muhanda, barugirira impuhwe, bararutwara, bararurera nk'umwana wabo bwite ndetse bamuha uburere bukwiye. Nta munsi n'umwe bigeze bamwereka ko batari ababyeyi be bwite. Nyuma baza kumurera, aza kuvamo umukobwa mwiza cyane ku buryo yarageze n'igihe cyo kurongorwa. Nyuma yo kumva amagambo yari amaze kuvugwa, nyina w'umusore ntiyashoboye kwifata, yaraturitse ararira cyane. Amaso yari yaramaze imyaka irenga 20 ategereje mu kirere ashaka umwana we yari yarabuze imyaka myinshi, yaramubonye. Umugeni nawe wari uhagaze aho ngaho yumvise ibyo byose bari bamaze kuvuga, nawe amarira aramusaga, araturika arira. Mu kanya gato yarabonye ko afite umubyeyi umubyara, nubwo atari yarigeze byumva, gusa yamenyeye ukuri kose aho ngaho. Birumvikana uko ukuri yari amenye ko ari kugiye guhindura ubuzima bwe iteka ryose. Abari muri ibyo birori bose baracecetse, barumirwa cyane, na bamwe bararira, abandi ntibabona amagambo yo kuvuga, bararuca bararumira. Byari nk'inzozi mu by'ukuri cyangwa se filime. Ariko ako kanya hahise havuka ikibazo gikomeye nanone. Wibuke ko bwari ubukwe bw'umuhungu wari ufite nyina wari warabuze umwana w'umukobwa imyaka 20 irenga. Aho byumvikana ko yari agiye gushyingiranwa na mushiki we. Ese urumva ikibazo cyari kivutse ko cyari kimeze? Niba uwo mugeni yari umukobwa wa nyina w'umusore wari warabuze igihe kirekire, byumvikane ko uwo mukobwa yari mushiki we, bari bagiye gushyingiranwa. Byari ikibazo gikomeye. Abantu benshi bahise bagwa mu rujijo. Nyuma nyina w'umusore yasobanuye ukuri nawe ko ingenzi yari yarahishe ubuzima bwe bwose. Yaje guterura amagambo agira ati, nyuma yo kubura umukobwa wanjye nakundaga cyane kandi ari we mfite wenyine, naje kujya kwadopta umwana cyangwa se gushaka umwana wo kurera, maze bampa uyu mwana w'umuhungu. Sinigeze mufata nk'umwana utari uwanjye, namureze nk'umuhungu wanjye kandi arakura none ubu ni umusore. Birumvikana ko igisubizo cyari kibonetse. Ntabwo yari musaza we mu maraso. Ibi byahise bikuraho impungenge zose abantu bose bari bagize. Umusore n'umugeni nta sano ry'amaraso bari bafitanye. Ubukwe bwarakomeje, ariko icyo gihe buri muntu wese yabonaga ko ari ubukwe budasanzwe. Ku mugeni we uwo munsi ntiyarabonye umugabo gusa, yarabonye nyina umubyara. Ku mubyeyi wari warabuze umwana imyaka myinshi, uwo munsi ntiyarabonye ubukwe gusa, yari yongeye kubona igice cy'umutima we yari yaratakaje. Kandi ku bari bari aho bose, uwo munsi wabaye ikimenyetso cy'uko rimwe na rimwe ubuzima bushobora gutegura ihuriro ritangaje kurusha iryo umuntu ashobora gutekereza. Mu by'ukuri hari inkuru ziba nziza cyane ku buryo n'abanditsi ba filime batekereza kuzandika. Iyi nayo ni imwe muri zo. Niba uri umwanditsi wa filime, nguhaye inkuru. Ngakomeza kubana natwe kuri Irika TV Rwanda. Ndabakunda cyane. Uwiteka bampera umugisha uzira umusozo.